nanone twatekereje yuko tugeze mu gihe cyo gutanga mitiweli. Tugiye rero kubagezaho mitiweli z'abantu 200. Hanyuma nsabe madame, nsabe Pasteur Albert, nsabe president w'abaterankunga bigira ahangaha na vice presidente n'umuyobozi w'abaterankunga. Dushimye Imana mu mutima yacu nka korali Agape turatunguwe. Namuntu washaka
ukuboko kwiza kutagaragara gukora imirimo mu buzima bwacu horana natwe ugendana natwe tubanirira buri munsi na buri saha horana natwe ugendana natwe turwanirira tubanirira buri munsi hari ukuboko kwiza kutagaragara gukora imirimo ubuzima bwacu guhorana natwe kugendana natwe turwanirira buri munsi na buri saha guhorana natwe kugendana tubanirira buri munsi uko kuboko ni Yesu ni Yesu ari hejuru ya byose urya ni we uko kuboko ni Yesu haleluya hejuru ya byose uko kuboko ni Yesu urya ni Yesu ni uturwanirira twagiye ayayayaya ukuboko kwiza kutagaragara kubasha gukingura kabintu byose ubona burya yeyeye uko kuboko kwiza kubasha ntihagire kabintu byose ubona sawa ni Yesu uko kuboko ni Yesu ari hejuru Yesu we Bwana we yego uko kuboko ni Yesu ari hejuru uko kuboko ni Yesu burya ni Yesu ni we swagiye abakomeye b'isi babasha kukurenganya abakurusha amaboko babasha kukugabira ariko uko kuboko hiyo bakuja imbere gutandukanya inyanja ariko we hiyo bakuja imbere ukuraho imisozi agahinduka abakomeye babasha kukurenganya abakurusha amaboko babasha ariko hiyo bakuja imbere ayiwe gutandukanya inyanja ariko ku kuboko hiyo bakuja imbere yego ukuraho imisozi agahinduka jewe nzi neza kandi imbaraga zose njyewe nzi neza kandi imbaraga zose zose uko kuboko ni Yesu ni Yesu we ari hejuru ya byose uko kuboko ni Yesu ayaya urya ni we uko kuboko ni Yesu ni Yesu we ari hejuru ya byose uko kuboko ni Yesu turibane uko kuboko shakumva muririmba hejuru ibyaremwe byose
byose kurahambaye niwe uturwaniye intambara Jehova Jire turimbane uko kuboko ni Yesu arakomeye arahambaye uwo mwami wacu ni uturwanya intambara umwami wacu arahambaye haleluya babwire inkuru y'ihumure mubahumurize nimubwire abantu banje nimubwire abantu banje mubahumurize nubwo urugamba nubwo urugamba rukomeye haleluya nubwo urugamba rukomeye haleluya kumana natwe turi mu nyanja rambura ukuboko kumana natwe Yesu turi mu nyanja haleluya rambura ukuboko kwawe rambura ukuboko kwawe ntitwagukurikiye kubera imigati waduha kandi si n'ubutunzi kuko n'ab'isi barabufite twagukurikiye kubera imigati si feza n'izahabu oya si n'ubutunzi kuko n'ab'isi barabufite ntitwagukurikiye kubera imigati waduha
rambura ukuboko kwawe rambura ukuboko kwawe tubeho. Niduterwa ubwoba n'urugendo cyangwa umwanzi yiciye mu nzira, niwemera ukagendana natwe tuzasohoza urugendo amahoro. Niduterwa ubwoba n'urugendo cyangwa umwanzi yiciye mu nzira, niwemera ukagendana natwe tuzanesha. Haleluya. Niduterwa ubwoba n'urugendo cyangwa umwanzi yiciye mu nzira, niwemera ukagendana natwe tuzasohoza urugendo. Gumana natwe Yesu, gumana natwe Yesu, umuhengeri uri mu nyanja, duhebure Mana, rambura ukuboko kwawe tubeho. Gumana natwe Yesu, gumana natwe Papa, turi mu nyanja, ayirambura ukuboko kwawe, rambura ukuboko kwawe, rambura ukuboko kwawe, hembura itorero ryawe, rambura ukuboko kwawe, kora umurimo mu mitima yawe, rambura ukuboko kwawe, rambura ukuboko kwawe tubeho. Rambura ukuboko kwawe tubeho, rambura ukuboko kwawe tubeho, rambura ukuboko kwawe tubeho mwami, rambura ukuboko kwawe tubeho. Niduterwa ubwoba n'urugendo cyangwa umwanzi yiciye mu nzira, niwemera ukagendana natwe tuzasohoza amahoro. Haleluya. Niduterwa ubwoba n'urugendo cyangwa umwanzi yiciye mu nzira, niwemera ukagendana natwe Yesu tuzasohoza urugendo. Gumana natwe Yesu, gumana natwe Yesu. Haleluya. Umuhengeri ni mwinshi, uri mu nyanja rwagati, Yesu rambura ukuboko kwawe tubeho. Haleluya. Yesu rambura ukuboko kwawe tubeho, kuko uri Imana ishobora byose. Cyane no kubw'iyi ndirimbo kugira ngo duhitemo intego y'igiterane byaratugoye. Buri ndirimbo yose twatekereza twumvaga harimo intego, buri ndirimbo tukumva harimo intego, ariko turashima Imana ko iyi ntego y'ukuboko k'Uwiteka ariyo yadutoranyirije, tukaba ariyo itumye twicara hano. Imana yacu nihimbazwe. Kandi guhera ejo nari mbwira Kalisa mu cyumweru cyashize yarabwirije, numva yigishije kuri iyi ntego, ndamubaza se intego y'igiterane cyacu urayizi? Numva ntiyarayizi neza kandi nicyo yigishijeho. Ndavuga nti rero aha hantu hari yavuze ngo harimo urutoki, none harimo ukuboko kw'Imana. Haleluya. Korali Agape rero mubona tungana gutya, umubare mugari ungana utya, n'abandi badahari buriya ntago twakwirwa aha. Yatangiye umurimo w'Imana mu 1998 atari korali, yari groupe
bigeze kumbwira ngo ari umumama witwa mama Yanike uri hano ngo icyumba cy'amasengesho cyariwe n'iyo korari yatangiriye. Yaba ari hano ahaguruke tumurebe. Ari hehe? Cyangwa yatashye? Uriya mumama muri inyuma korari Agape icyumba cy'amasengesho yari groupe y'amasengesho ariko ikagitumirwa rimwe na rimwe ikaririmba byose yarabikoraga, ariko yaje kubona icyicaro cyo kuririmba i Nyarugenge mu 2001. Murumva ukuntu Imana itegura umugambi wayo ukaba muremure. Icyo gihe bari abantu bake, narabajije nge nageze muri korari Agape 2010 ariko bari abantu bake cyane. Na mbere inyijyamo bari bake. Umunyamakuru ejo bundi yarambajije ndavuga ngo icyatumye njya muri Agape nuko nabonye baririmba ari bake. Nasanze ari bake ndavuga nti rero hano najyamo. Bari bake pe, ariko Imana yari ifite umugambi munini. Ubu ngubu umurebye ntiriwe mbabwira umubare mwahita mwibwira. Ubundi tuba tugeze mu 150 gutyo, guhera ku bantu batageze ku 10. Abenshi rero batangije iyi korari yitwa Agape. Naje kumenya ko nababajije nise nimwe babiri bonyine bari mu Rwanda, niba ari hano yerekanye kare Moshi na Karekezi, bongere bahaguruke tubarebe. Nabo ngabo babiri bari inyuma. Nababajije nise mwaje kujya muri Hoziyana gute? Aba bagabo babiri, hari n'abandi bitwa ba Mutunzi Gadi wayoboye korari Agape igihe kirekire, mwakwiyicarira. Ntago ari mu Rwanda, ari muri Kenya. Abenshi bagiye bimuruka bajya mu mahanga, ariko dufite n'abandi bagiye mu ijuru. Harimo n'abatashye rero, harimo n'abatashye vuba ahangaha mu mwaka ubanzirizo washize. Rero twagize urugendo rurerure, ariko Imana yaturindiyemo. Buriya twagize n'ibitugerageza. Korari Agape barabizi ari byo twagiye ducamo, bimwe bikaba ibibaya ibindi bikaba imisozi, ariko dushima Imana ko yaturinze tukaba tukiriho duhagaze, ikanatugabiza uyu murimo n'iki giterane, tukaba tubona n'umusaruro wabyo. Abatari bahari ibyabaye ntago babimenya, ariko abari bahari ari amarira narize, nibyo natekereje ndibuka urugendo rwose. Ariko buriya tuba twibutse n'ibyo Imana yatubwiye. Hari ibyo Imana ivuga igahita ibisohoza. Yaduhaye ishusho y'igiterane, iduha map, noneho nkabona birabaye. Mbonye bibaye cyane rero n'ibindi ntatekereza nkabona birabaye, numva birandenze. Noneho baririmbye numva amarira, Imana irandiza. Hari umuntu wavuze ngo umwe Imana yaramusekeje ngo none ngiye irandishije. Ubwo ako ngako nako bakandika. Imana yabanye natwe iradukiza, yavanye abantu mu bibazo, mu bukene, igenda ibazamura. Mu mashimwe dufite, yaraturinze itwubakira imiryango. Hano muri korari Agape buriya dufite couple 20. Nimwaha Imana amashyi. Dufite couple 20, ariko amakupure ari hano yazamuye ibiganza byibura niba bari hano benshi bazamura ibiganza. Couple ziri hano nuvuga ngo ni umugabo n'umugore babana muri korari Agape. Nanjye kandi ndimo, madamu wanjye aherereye hano, nigire hano. Uyu ni madamu wanjye, namuvanye mu Kiyovu, ari muri korari yitwa Simuruna. Ariko ntabwo nzi iby'Imana yari yaramubwiye, ntabwo namubajije. Yigeze kumbwira ngo birimo. Twagize ingendo zivuga butumwa nyinshi, ariko kuba Imana yaranavuze ngo izatujyana hanze y'igihugu tukagerayo, nabyo yarabikoze. Ntiyabikoze? Twagiye no hanze, mpavuge twagiye i Bugande. I Bugande si hanze? Harya arahandi twagira? Ni hanze, atari hanze Shizirungu yavuze, hanze y'igihugu. Rero twagize n'indirimbo. Ubwo twatangiye ntago nzi indirimbo. Hano harimo abantu bari basanzwe ba kera twasanzemo twita kara ba kera,
ariko batatangije neza, ariko barimo muri za 90 na harimo Sostene nazamura ikiganza, harimo Mugabo harya yari arimo nawe, Mugabo nawe yaje nyuma, Tadeyo nguriye. Ariko nubwo baje nyuma, uriya mugabo witwa Tadeyo ajya tubwira ngo twaguye mu byimejeje. Aba bose rero mubona hano baguye mu byimejeje, baguye mu bintu rwose byubatswe n'Uwiteka, batazi imvune zarimo, bamwe baraza babona biraryoshye, turirimba ngo hari ukuboko kwiza, ariko ari igihe inanga zajyaga zimera nk'aho zimanitse, nabyo ntabwo twabyibagirwa. Imana rero nk'uko twavuze ko twubatse izo ngo zingana gutya, nuko yadukoreye ubukwe, kandi Imana yatanze n'abana muri Korali Agape. Nababwiye ngo nta muntu ndi butume, nta mwanya dufite wo kugira buri wese ahagarara. Ndimo ndakusanya amashimwe y'abaririmbyi ba Korali Agape. Imana yatanze abana, Imana yatanze ubwenge mu bana, yatanze minerivare, yatanze ubukode bw'amazu, Imana yatanze amazu, nabyo birashoboka. Imana yatanze imodoka, Imana yatanze amatike, Imana yacu mu icyubahiro. Ayo ni amashimwe ya Korali Agape. Ari ikintu nari nibagiwe, ikintu cyitwa hano muri Korali Agape, Imana yagiye ibabwira ibintu. Hari umugabo witwa Tadeyo, umuhaye ijambo ntabwo yarangiza, ariko ajya tubwira, tumwita biblioteke cyangwa archive ya korali. Aravuga ati narakubonaga nkibuka ibintu Imana yavuze ngo hazazamo n'abantu bize. Mwigezemo harimo abantu batize? Hano rero dufite abantu barangije kaminuza ya lisanse, maîtrise benshi, dufitemo ubwo nanjye uhagarariye abandi. Ariko no mu kazi, Imana ntabwo twakwibagirwa imirimo yakoze mu kazi. Abenshi harimo abatagira akazi. Hari umuntu umwe watubwiye ngo ariko ngo Korali Agape yagiraga urukundo rwinshi kera, ngo twarasuranaga tukamara nk'iminsi 3 mu rugo rw'umuntu, ngo ejo tugasura undi. Ndababwira ntacyo mwakoraga. Ndababwira ni rero ubu ngubu biragoye yuko wajya kurara ahantu utabipanze. Abantu benshi yabahaye imirimo pe, yabahaye ubucuruzi pe. Ejo mperutse gusimbukira muri Shike ndareba, nsanga abaririmbyi ba Korali Agape buzuyemo. Ntabwo naherukagayo, ntazi ibintu Imana yakoze. Ndabishima mu mutima, sinabibabwira, ariko naravuze ni Imana warakoze. Kubona uha abantu ubucuruzi, bagakura mu nzu bagafatanya, abandi bakagira izabo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Za promosiyo mu kazi nazo zarabonetse, harabo yavanye hano ibageza hano, irongera irabazamura. Nibyo byo kwiga ni ukubera ko na promosiyo ziraboneka, kandi nabo abashomeri baracyarimo, ariko twavuze ngo Imana iracyakora. Rero muri ibyo ngibyo turashimira Imana, ariko reka dushimira abantu gatoya. Dushimiye ubuyobozi bwacu bw'itorero kuri iyi viziyo y'igiterane kimeze gutya. Ngaruka kwezi, Imana ibaha umugisha. Kandi turashimira, twari tuzi ko turi kumwe n'umuyobozi nshingwabikorwa niko bamwita w'umurenge. Ntabwo nzi yuko ashobora kuba afite intumwa, ariko nabo turabashimira, ngira ngo abayobozi baramfasha kubashimira. Ariko dufite n'abaduteye inkunga muri iki giterane. Harimo Arise Rwanda ihagarariwe na Darius hano, turabashimiye, baduteye inkunga. Twibutse umuntu witwa Emmanuel ucuruza ibyuma hariya yaduteye inkunga. Umugabo witwa Gaparo ari hano, Mama Riri n'abandi. Ariko dufite n'umuyobozi w'abaterankunga witwa Papa Bazili, namuberetse kare, ndetse n'abandi bafatanyije. Turashimira Emmanuel Habarugira uri mu Burundi, ndetse yanyandikiye message arambwira ngo mutangire intashyo mu itorero ko abakumbuye kandi abasuhuza. Turashimira rero abaririmbyi ba Korali Agape, abacuranzi, abakoze muri tekinike, n'ibi byose mubona byiza bagiye bageraho. Nkuko twavuze rero icyo nsorezaho, ko Imana yatugaburiye no kutwambika, ariko mubona ko twambara neza, mujya mubibona. Ibi bintu ntabwo twananirwa kubishimira Imana, ariko dushimira n'abandi babigizemo uruhare. Barahari rwose abantu badufasha kugira ngo twambare neza. Rero Imana niba yaratugaburiye, twatekereje yuko muri iki giterane arimo abantu twasangira, tukazasangira nabo ibyo dushobora kuba twasangira. Navuganye n'ubuyobozi bw'itorero,
bazashaka abo bantu lisite bayikora kuturusha. Ari toni y'umuceri twateganyije kugira ngo tuyibahe abantu babashe kurya nabo. Mani bahiki mugisha. Rero kandi nanone no muri korali Agape nubwo tuvuga gutyo, nabwo dufite icyo twateganyije ku bacu nabo bakiri muri urwo rugendo, ariko Imana izakora ejo n'ubundi nk'uko umwigisha yabivuze. Ikindi rero cya nyuma nsorejeho, niba umuyobozi w'umurenge afite umuhagarariye hano, ntago mbizi niba hari, bigeze kumbwira ko ahari, hari umuhagarariye. Niba nta n'uhari, ubutumwa ubuyobozi buzabugeza ku buyobozi bw'umurenge. Nanone twatekereje yuko tugeze mu gihe cyo gutanga mituweli, kandi igiciro cya mituweli kigiye kuzamuka muri iyi minsi guhera mu kwa karindwi, ntago kikiri yayandi mwari muzi. Tugiye rero kubagezaho mituweli z'abantu 200. Ntago twazirikanye bo hano gusa baje n'aha ngaha, ahubwo twazirikanye n'abaturanyi aho dukorera umurimo w'Imana, kugira ngo nabo ubuzima buzagende neza. Yesu abaho umugisha. Dufite sheki hano, kadusaba umushumba n'ubundi yigire hino kugira ngo aze gukomeza ashima mu kanya, kandi nanone habeho kumushyikiriza, aza gushyikiriza ubuyobozi bw'umurenge. Ayo mashimwe yacu ntabwo twabona hano yakwirwa, ariko muhe Imana amashyi. hanyuma nsabe madame, nsabe pasiteri Albert, nsabe perezida w'abaterankunga bigira ahangaha. Bigira ahangaha tubashyikirize icyuzuye imitima yacu. Ntabwo bihagije, ntibikwiriye, ntibinuzuye nk'uko tubishaka, ariko tukiri mu isi, Imana nikomeza kudutiza ubuzima, tuzakomeza gukora n'ibindi uko Imana izadushoboza. Rero turagira ngo tubwire ko tubashimira cyane, kandi twongere tubabwire ko tubakunda cyane. Itorero ADEPR ribakunda, imiryango yacu ibakunda. Tuzakomeza kubashyigikira, tuzakomeza gushyigikirana muri uru rugendo rwo kubaka ubwami bw'Imana, tukiri mu isi, tugihumeka. Imana yacu izakomeza ihabwe icyubahiro dukoresheje iby'Imana yakoze ku buzima bwacu. Ndagira ngo mwakire nyakubahwa perezida na visi perezidante n'umuyobozi w'abaterankunga. Nanone turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ubu se tubashimire gute? Ngiye guha Jeannette bari uvuga aka kanya. Nahereye kare mvuga pe. Jeannette, gira icyo uvuga, ni ukuri nawe ufite ijambo. Sibyo mushumba? Haleluya. Haleluya. Dushimye Imana mu mutima yacu, nka korali Agape turatunguwe, ariko nta kindi twabona twasaba uretse umugisha. Dusabiye umugisha itorero, dusabiye umugisha famiye y'umushumba. Turishimye, muri ababyeyi bacu, muturera neza, tuguwe neza. Yesu abaho umugisha. Ndumva nabasabira umugisha ku Mana, senga. Haleluya. Mureke dusabe umugisha ku Mana, nicyo dufite. Reka dushime Imana. Mana turagushimiye.
tugushimiye yuko uri Imana y'imbaraga, tugushimiye yuko ibyo wavuze byose ubisohoza. Umwana w'umuntu nta kintu yabona avuga uretse kugushima. Uwiteka ushobora byose, ijambo wavuze urikurikirana ibihe ibihumbi kugira ngo urisohoze, izina ryawe nirihimbazwe. Uwiteka ubwo twari dupfukamye dusengera iki giterane, wabanye natwe Mana, watubwiye ibintu none tubibonesheje amaso yacu, izina ryawe nirihimbazwe. Nyemerera Uwiteka nsabira umugisha buri muntu wese witanze kugira ngo iki gikorwa kigende neza, kandi dusabiye umugisha abakozi bawe Mwami. Turishimye kubw'impano duhawe, turishimye Mwami. Iki ni ikimenyetso cy'uko twishimira. Nuhabwe icyubahiro Mana, kandi nabo tubasabiye umugisha. Uwiteka nibapfukama basenga, ujye wumva gusenga kwabo Mwami, ubagirire neza kuko bahaye abanyamugisha. Uwiteka iyi mpano y'urukundo natwe ntago tuzayibagirwa. Tuguhaye icyubahiro Mwami wacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haleluya, amen. Nanjye mbasabiye ukuboko k'Uwiteka ngo kugendane namwe mu buzima bwanyu bwose. Uwiteka ajya aba mu byanyu mu izina rya Yesu, amen.